nshuti zanjye, ntukababare. Imana nikura abantu mu buzima bwawe, simvuze abapfuye. Imana nigutandukanya n'abantu, hari impamvu zayo. Imana yumvise imigambi mibi bagufiteho, niyo mpamvu yabakuye mu buzima bwawe. Imana yabonye ko abantu bari mu buzima bwawe ari abari kugutesha umwanya, bazatuma utagera ku ntego yawe, bazatuma udatera imbere. Niyo mpamvu yagutandukanyije nabo. Yenda hari n'impamvu urimo uraca mu byo urimo uracamo, kugira ngo Imana ikwereke ingufu ufite, ushobora kugera ku bintu byinshi utari kumwe n'abantu benshi. Noneho rero komeza usenge, nubwo wumva uri wenyine. Ntabwo uri wenyine, Imana muri kumwe, izagufasha mu byo urimo byose. Ntukababare, Imana igukuyeho abantu.